mwiriwe neza muraho iminsi myinshi nejejwe no kugaruka nje kubabwira ko nda amahoro gusa wenda maze igihe tudakora hari imishinga myinshi turimo kugira ngo tuzabagezeho ibintu siko nambaye ubusa mwagiye munyibutsa harya mujye munyibutsa da uramenye ese wakora ikiganiro utambaye yego ngo nuko ndi mu modoka ariko ntabwo byakuraho ko nakwambara kugira ngo tuganire nibagiwe isengeri se nta muntu ubimenya sha nta muntu ubimenya rero ubwo reka dukore ikiganiro ibindi ndabizaho nyuma. Hari haciyeho igihe rero nta makuru mashya kandi nta nyigisho nshya tubazanira, ariko aka kanya nk'umuntu ubibona wese ari kubona ko nicaye mu modoka ndi gutegura ko ibiganiro cyangwa se inyigisho zerekeye gutwara. Hari pati 1 twakoze ya moto, hakaza na pati 2 ya moto na pati 3 akeka twarayikoze. Mu minsi ya vuba tugiye kuzana pati 4. Pati 4 iyo izaba ari umuriro. Pati 4 ya 4 kandi ya moto ni igihe eka mbe nyibateguje uzigamo ibi bintu bikurikira. Icya mbere, sirikirasiyo. Bura ntago ntarabigisha sirikirasiyo ntago wayize kandi nzi neza ko ari ikizami gikunda kugora abantu. Twize kona yonyine. Ubwo rero tujye kujya muri sirikirasiyo. Iryo somo ryo ngiye gukurikizaho ariko rizaza rikombinye na demarage. Demarage nicyo kizami ukora nyuma ukahita utahana uruhushya cyangwa se kategori perime muri rusange, ariyo kategori A. Iyo ucyuye rero iyo kategori ubwo wemerewe gutwara, ubu uri umuhanga mu gutwara. Ni nayo mpamvu baguhereza impamyabumenyi cyangwa se icyo dukunze kwita perime. Mu rurimi rw'icyongereza rero bakunze kurwita driving license. Driving license bisobanuye ko rero ari lisansi yo gutwara. Rero urasharinga ino video kugira ngo mugenzi wawe cyangwa se inshuti yawe muri rusange iri gukurikirana ibintu byo gutwara moto izamenye ko hari iryo somo rigiye gutambuka, ari ryo sirikirasiyo mu buryo busobanutse, hakaza na demarage mu buryo busobanutse, ku buryo iyo video nuyireba ukayitangira kandi ukanayireba ikarangira uzakora ubumenyi bwimbitse ku buryo uzajya ku kibuga mwegeranye cyangwa se ushaka kuzigira ntibikugore. Hari abajya bambaza bati se mukorera he, mwigishiriza he? Narabibabwiye, nabyanditseho ko iyi cano ari urukuta cyangwa se ari umuyoboro wo kwigishirizaho ibijyanye no gutwara biri online. Ni ukubyiga gutya online, cyane cyane teori, hanyuma wagera aho ukora pratique ukayikora ugakora pratique teori yize. Ntabwo wajya gukora pratique teori utayizi. Rero naraborohereje, ndakeka nta muntu uzavuga ngo yabuze ubumenyi. Ubwo rero ikindi nshaka kwita mbabwira aka kanya, ntago amasomo yacu azarangirira hariya kuri moto, kuko muri kubona ko ndi mu modoka. Imodoka ni iyacu, imodoka ni iyanyu, tugiye kujya tuyigiramo rero nayo tumenye ese batwara imodoka gute.
ntabwo tuzaguma mu gutwara moto, tuzanatwara imodoka, kuko ibi byose tubifitiye ubumenyi, mbifitiye ubumenyi, ngomba kubibasangiza kugira ngo buri umwe wese nawe abimenye, abigireho ubumenyi. Rero ndabakunda, igihe cyose nta kintu ndi kubatangariza cyangwa se nta kintu igishya ndi kubaha ntababeshye, ni igihe biba biri ku mutima, biba birimo bimvuna. Nibaza ntese ubu ntibari kugira ngo narabihoreye, bari kugira ngo narabatereranye, ariko ntabwo nabatererana, ntabwo nabasiga mwenyine, ndahari ku bwanyu, kuko mudahari nanjye ntekereza ko nta kintu nakomeza gukora. Ariko nagiye mbona ubwitabire bwanyu, ni ukuri mboneyeho no kubashima. Ndabashimye, ari umuntu twatangiranye kuva kuri videwo ya mbere kugera kuri iyi ngiyi tugezeho, ndamushimye. Kandi undi muntu nshimira ni umuntu wakoze subscribe. Ni ukuri natangiye n'ikiganiro cya mbere, cyangwa se turi kwiga bwa mbere kuri part 1 yo gutwara moto, ntekereza ko subscribe nari mfiteho n'abantu batarenze na 5, kuko nari ngitangira, ariko muri kubona ahantu ibintu bigeze. Mboneraho ko n'umuntu utarakanda subscribe namushishikariza, kandi yabakoze agakanda subscribe mu buryo bwo kugira ngo aduteze imbere, kandi nawe akomeze abone ibyo tugenda dushyiraho, abibonere ku gihe. Rero buriya iyo uboneye ikiganiro ku gihe, iyo uboneye isomo ku gihe, bikugirira umumaro wa mbere ni uwuhe? Ni uko utaza muri comment uvuga ngo munyigishe ibi, uzatwigishe ibi, cyane cyane iyo byanyuzeho. Iyo byaciyeho uba warabibonye, yego ujye wandika muri comment uvuga ati iri somo wazariduhaye, ariko ukaburishuwa neza, uzi neza ko iryo somo ntigeze ritambutse. Iryo somo ntaritambukije, bizahita bimpushinga kuribaha, kuko ndi hano ku bwanyu kugira ngo ubumenyi buzamuke, kandi nicyo mpabereye. Ntago mpari mu buryo bwo kwinjoyingoya, ndahari kugira ngo tumenye gutwara bya nyabyo. Kandi hari n'izindi show ndi gutegura zizajya zibera mu muhanda, tugatwara, tukaba turi kugenda mu muhanda, nkabereka ukuntu umuhanda ugomba kuwugendamo, nkabereka ukuntu ugomba kudepansa, nkabereka ukuntu ugomba gushyira ku ruhande, nkabereka ukuntu ugomba gukata. Twari abantu njya mbona mu muhanda bakata, ugasanga akatiye iburyo, ugasanga akatiye ibumoso, nta cyerekezo, atabyeretse ibinyabiziga bimuri inyuma ndetse n'ibiri imbere, kuko iyo ushyizemo icyerekezo, ari umuntu uri imbere yawe iyo arebye muri televiziyo arabona ko ushaka gukata, ndetse n'umuntu uri inyuma yawe ashobora guhita amenya ahantu ugiye kwerekeza. Bityo rero bigatuma agabanya, akaguhereza distance, ukagenda mu mahoro. Rero nitukora iyo show muzayibona, icyo nzi cyo muzabibona, izaba imeze neza, kandi tuzaba turi mu muhanda nanjye kuvuga ngo mwiza, kuko n'ubundi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda imihanda ni myiza, irakoze. Ariko nzajya muri kaburimbo ndetse no mu muhanda w'igitaka, imihanda y'igitaka nayo irahari, naho nazabera ukuntu umuntu ahatwarira, kandi akagenda neza, atagenda aceka umuntu atwaye, atagenda amuceka, kuko nubwo umucetse ari we uramwangiza, cyane cyane akunda kwangirika umugongo, ariko nawe wangiza ikinyabiziga. Rero aho hose tugenda tuhanyura kugira ngo tuzamenye gutwara byimbitse, cyane ko iyo wamenye ibyo bintu ko kuri kaburimbo ugomba gukurikirana ibimenyetso, cyane cyane byo mu muhanda, ugakurikirana ibinyabiziga muri kumwe, ntabwo ari wowe ugendamo wenyine, ukakurikirana cyangwa se ukamenya neza ko umuhanda ugendamo n'abanyamaguru, byose ukagenda ukora icyo bita ubishyira ku murongo umwe, nawe ukamenya ngo urimo hagati. Nibwo rero uzasanga umuntu atwaye igihe kinini, agatwara imyaka 10, 20, 30
yewe n'imyaka 40 ugatwara utarakora agisida, yewe agisida yaba yaranabaye ikaba ari kubw'impanuka zitewe n'undi wakoze amakosa, ariko wowe ku giti cyawe ukaba warigengesereye cyangwa se warabikoze uko byakagombye. Icyo gihe ikintu bizakurinda cya mbere kandi n'inyungu za mbere ni uko utazigera uhura n'ibihano mu muhanda. Harimo ibihano dukunda kuvuga ngo ni konterevasiyo, ngo banyandikiye konterevasiyo, ariko ikiriya gihano cyangwa se iriya konterevasiyo bakunze kuyiha umunyamakosa rero na Bibiliya bivuga neza ko umunyamakosa cyangwa se umunyabyaha ntabwo azigera akibona ubwami bw'Imana, cyangwa se ntabwo azajya mu ijuru, azahanwa kandi azashya, azaba umukungugu, niko Bibiliya ivuga. Ntivimbye mu magambo cyangwa se ntatinze, ndimo mbararikira ko dufite vuba aha ngaha bidatinze mu kwezi hajya tumuvuga ngo kwa munani, ntabwo ukwezi kwashije icyo kiganiro, nubwo ndi kucyita ikiganiro ariko hazaba harimo ikiganiro, hari n'isomo, dore ko tuzaba rimwe na rimwe tuzajya duhura n'abarimu babigize umwuga, cyane cyane abo muzi n'abo mutazi, ariko mukabona ko ari isomo rya nyaryo kandi rifite umumaro ku muntu w'umunyeshuri. Kandi nawe usanzwe utwara, nagushishikariza gukomeza kugendana natwe, ureba ibiganiro dushyiraho, ureba inyigisho dushyiraho, kugira ngo ukomeze wihugure amakosa ukora, amakosa wakoraga, cyangwa se ushobora kugwamo kubera ubumenyi bukeya, ayo makosa ukayasezerera ukundi bikarangira. Ndabakunda, sinabura kugenda ntavuze ko mbakunda, kandi musharinge iyo video kugira ngo bayibone. Utarakora sub ayikore, turakora mukore like, mukore na comment, mwandike na comment kugira ngo njye menya ko muhari. Murakoze. Video zacu rero aba ari akagaruka, nakagaruka. Video zacu nakagaruka. Ciao ciao.